nawe wahiriwe we kwihenura ni Imana yaguteretsaho. N'umuntu utarahirwa we kumukandamiza we kumusuzugura niko Imana yabishatse. Kuko turarebye dusanga byose biva ku miryango ikomeye, turarebye dusanga bitava ku buhanga, turarebye dusanga bitava mu gukora cyane, nubwo gukora ari byiza. Ntabwo tuvuze ngo abantu nibabane, ariko wirinde ko uri siwo. None hari abantu b'abasaza wasanze mu kazi bamaze imyaka 20-30, wowe ukaburangije ejo bundi kabasibo. Ntabwo ari ubwenge urangijanye, kuko urumva abo bantu bafite na experience muri ako kazi, bakamazemo igihe, bakagombye gutoramo umuyobozi. Ahubwo Imana yakugize umuyobozi cyane kumva ko ari uko wari uwa mbere mu ishuri, ari uko wakurikirana, ari uko uzi ubwenge. No, ni umugambi Imana yagambiriye kera, ni igitekerezo cy'Imana kera. We kugira ngo ni ubwenge bwawe rero bituma ubasuzugura, bituma ubamenyera, bituma udaca bugufi, bituma utabubaha, kuko umugambi w'Imana ni uwa kera ku muntu. Ongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tudatinze rero reka dufate Bibiliya dusome ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ni igice cya mbere n'umurongo waho wa 6 wonyine niwo dusoma. Kandi mukeba we yajyaga mubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yazibye inda ibyara. Amen. Murakoze cyane. Aya masaha wambaza nti kuki ese ubundi ni bande bavugwaga? Uyu ni umubyeyi bita Hana n'umubyeyi bita Penina. Rero iri jambo uwo bavugaga wajya gubabazwa cyane ni Hana wababazwa na mukeba we. Ariko inshuti yanjye mwene data, umva ijambo muzaniye kubifatika TV, nje kukubwira ngo urwego rwose aho uri, urwego rwose Imana yaguhaye cyangwa yagushyizeho, ntabwo rukwemerera na gato kwirya kuri mugenzi wawe utaragera aho wageze. Ntabwo rukwemerera na gato kunegura mugenzi wawe bitewe n'ubuzima arimo, bitewe na situation yose y'ubuzima yababayeho, kuko nawe ahuri si wowe wahigejeje, ni amaboko y'Imana. Nawe ahuri si ubwenge bwawe, ni imbabazi z'Imana. Nawe ahuri si amashuri yawe, ni imbabazi z'Imana. Uyu munsi hari igihe ureba umuntu akennye ukamurebera mu isura y'agasuzuguro, ukajya umusuzugura ku matana akicara muri za diva zawe nziza Imana yaguhaye ukabimusuzugurira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe wicara muri izo diva ntabwo ari ubwenge, si amashuri meza, kuko hari n'abandi bayize ntibabona izo diva. Hari n'abandi bari bagiye kurangiza urupfu rurabatwara, hari n'abandi bari bagiye kurangiza baba paralize, hari n'abandi bari bagiye kubona akazi ndetse bahura n'izindi ntambara nyinshi. Rero aho uri uyu munsi ntabwo ari ubwenge bwinshi, si ukwirinda bikomeye, ni imbabazi ziva ku Mana yakugiriye. Rero nubona ufite ubuzima bwiza, ujye wirinda gusuzugura umuntu ukiri mu buzima buciriritse cyangwa bugoranye. Nubona ufite akazi keza, ujye wirinda kwishyira hejuru, ubone ko utagafite ari uko mu ishuri yari umuswa. No, ubwo bwenge ubona ufite uyu munsi, hari n'undi nawe wabaguwa nyuma mu ishuri yarabwifuzaga, ariko kuko umugisha uvukanwa, wagize umugisha urawuvukana. Si uko rero uri umuhanga bihambaye, nuko wavukanye uwo mugisha. We kwirata kutarawuvukanye, nawe afite undi mugisha w'ubundi bwenge Imana yamuhaye. Ushobora kwitera mu bwenge bwo kuba uwa mbere mu ishuri cyangwa kujya atsinda amasomo, ariko nawe afite ubundi bwenge Imana yamushyizemo nawe utabona. Rero mwene data, urwego rwose uri wunje kukubwira ngo wirinde kwishyira hejuru. Uyu munsi urushobora kubona abantu mwiganye ukabona niwe waguzemo imodoka, abandi ari abantu bafite akazi kari mwayene, wowe ukajya ugira ngo nuko washakishije cyane, uzi gucengera cyane mu bayobozi cyangwa mu nshuti zawe zigafite. No, ni urukundo rw'Imana, ujye unababona ububahe. Hari n'ikindi nakubwira, uyu munsi hari ukuntu abantu babona umuntu ukiri mutoya bakamubona mu ishusho y'ubuzima bwo kuzapfa ntacyo yigejejeho. Ujye utinya umuntu ukiri muto, ejo yagutungura. Kandi nawe niyo yaba atakuze, jya wubaha umuntu kuko n'ejo yagutungura. Rero uyu mugore Penina yabonye abyaye Hana atabyara, agira ngo nuko we hari amavuta meza yisiga, agira ngo nuko ari ibiryo bifite intungamubiri yariye, agira ngo nuko wenda yasenze cyane, atangira gusuzugura mukeba we Hana. Akajya muvuga ngo wowe se ngo kuri wo kurya ibiryo by'ubusa, akajya mubwira ati se wowe unaturira ibiryo kakana se, kugeza ubwo yagiye amubabaza cyane. Ko biratubwiye ngo kandi Bibiliya dusomye yavuze ngo kandi Penina
yajyaga amubabaza akamutera agahinda, akajya amubwira amagambo mbese yo kumutera agahinda. Ariko atansiyo, ntukapfe kuvugavuga, ntuzapfe guhubuka. Umuntu Imana yaremye ibimufiteho umugambi uruta wowe kuwubona. Ushobora kutanamubona uwo mugambi kuko ubuhishe mu mugambi w'Imana n'ubundi. Ushobora kutamubonaho gukomera kuko n'ubundi abahishe mu mugambi w'Imana. Ubwo ibanga ry'uko azamera nta babyeyi be nabo ntibarizi. Ibanga ry'uko azakomera ababyeyi bo nabo ntibarizi. N'umugabo wamushatse ntarizi, niyo mwana wabyaye ntabwo wahita umenya uko azabaho, ntabwo wamenya ibanga rye. Ariko ujye wirinda gusuzugura umuntu kuko arihishwemo umugambi w'Imana, ahishamo igitekerezo cy'Imana. Ejo yagutungura. Nuko rero ngo uyu Penina ngo akajya ababaza Hana amubwira ati we ntacyo umaze, nta n'icyo uzimarira, nta no kabyara, we utabyara, n'ubu uraduhombya kuburya ibi biryo. Ariko yibagirwa ko hari Imana ibifite. Imana ibifite umugambi ku muntu. Yibagirwa ko Imana yamenye Penina Hana mbere y'uko imurema. Yibagirwa ko umugambi w'Imana utarangiriye aho. Yibagirwa ko nawe ibyo afite ate kuba yarabyaye atari uko yabiharaniye. Uyu munsi dufite abantu bashatse nk'uko washatse, bagize imyaka 10, 15, 20, 10 batarabona urubyaro. Wewe wabyaye wirinde, utagira ngo nuko washatse umugabo mbese uzi kubiringaniza neza akaba ariyo mpamvu mwabyaye. Cyangwa hari n'abandi bahita bafata ijambo akavuga ngo impamvu ngura mukobwa yatabyaye ngo akiri umukobwa ngo yitwaye nabi, ngo yararinganizaga, ngo yakuyemo inda nyinshi. Nta nazo ari amagambo bitewe n'ikigerageza afite cyuko yatinze kubona uwo mwana. Itonde kuvuga umuntu kuko ntiwamenya umugambi w'Imana ku buzima bwe. Nuko kuko nawe wabyaye Imana ishize ibyawe hanze n'ubundi basanga ahubwo ariwe wakuyemo n'izo nda nyinshi umushinja. Wibuke umunsi umwe ngo Yesu Mariya ngo ubwo bamufataga asambana, ngo yanditse hasi agenda yandika icyaha cya buri wese agisomye. Ngo aragenda ngo aho natinye Bibiliya yavuze ngo bahereye ku basaza. Bivuze ngo abasaza n'abazamani gukora utuntu twabo ntabwo ari ibyubu. Uyu munsi tufite ikibazo cy'ukuntu abakobwa bacu bari gusohokanwa n'abasaza nyine bashatse amafaranga. Ibyo bintu sibya, ntabwo ari ibyubu ni ibyake. Kuko Bibiliya yaravuze ngo baherereye ku basaza banyonyomba bagenda. Bivuze ngo n'ubundi kuva na kera bari bafite utunyago. Ibyaha si iby'uyu munsi. Noneho rero ngo yanditse hasi cyo nari ngenderemo ngo buri wese yasoma icyaha cye ngo akabebera akagenda. Wewe kwigira intungane rero Imana igushyize nk'igipimo, nawe ntiwabintungane. We kuvuga umugenzi wawe nawe Imana ikugenzuye ntibyakugwa neza. Yubona warahiriwe rero ngo ugire ngo ni ubwenge bwinshi ufite. Ngo nuko ngo abo bantu bose ngo bagiye ngo Yesu abaza Mariya aramaza ngo ba bantu bagushinjaga bariye. Aramubwira ngo genda ndakubabariye ntuzongere gukora icyaha ukundi. Rero mwene data, amahirwe ufite uyu munsi, akazi keza ufite uyu munsi, kubona ufite abana ukabona bakumva, abandi muturanye, undi mubyeyi muturanye abana batamwumva, ujye wirinda kumuvuga kuko nawe ntabwo yafasha ayo mahitamo. Nta muntu wahitamo ko abana bamubera ibirara, nta muntu wahitamo ko abana batamwumva, nta muntu wahitamo ko abana be babatswa, nta muntu wahitamo ko abana be bataba bambere mu ishuri, nta muntu wahitamo ko abana be batakomera. Rero niba we warabonye warahiriwe n'Imana kuko akavukana uwo mugisha cyangwa ayo mahirwe akakubonekaho, uritonde kuvuga umuntu, uritonde kuvuga umuntu amagambo amukomeretsa. Muze tugire urukundo, dusabirane, dusengerane kuko icyo uri cyo uyu munsi ntabwo wagikoreye, ni umugisha Imana yakwihereye. Uyu munsi dufite abakobwa beza bafite igikundiro, bafite n'imico myiza, batinze kubona urushako. Ariko ugasanga waho twari tuzi ndetse ufite n'imico mibi nazwe, arashatse n'umugabo ndetse ukomeye, wa mukobwa ndetse unasenga ukabona yatinze kubona urushako. Rero we kumuvuga, we no kumufataho ijambo, Imana yamusizaho ifite impamvu, ifite n'iki cyaka kwigisha abantu, kandi ifite n'igihe izamukurira kuri uwo musozi. Rero mwene data, niyo mpamvu dusomye ijambo bivuze ngo kandi mukeba we yajyaga bamubabaza cyane ndetse akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Nubwo ubona inda yawe yazibwe, ukaba waratinze kubona umwana, ukaba waratinze kubona akazi, ukaba waratinze kubona amafaranga, ukaba waratinze kugira imigisha nawe abandi bafite, ntugire ubwoba
dusomye Bibiliya dusanze byose biba biri mu mugambi w'Imana. Nawe wahiriwe we kwihenura, ni Imana yaguteretsaho. N'umuntu utarahirwa we kumukandamiza, we kumusuzugura, niko Imana yabishatse. Kuko turarebye dusanga byose biva mu bushake bw'Imana. Turarebye dusanga bitava ku miryango ikomeye. Turarebye dusanga bitava ku buhanga. Turarebye dusanga bitava mu gukora cyane, nubwo gukora ari byiza. Ntabwo tuvuze ngo abantu nibabanebwe, ariko wirinde ko uri siwo none. Hari abantu b'abasaza wasanze mu kazi bamaze imyaka 20-30, wowe ukaburangije ejo bundi kabasiwo. Ntabwo ari ubwenge urangijanye, kuko urumva abo bantu bafite na experience muri ako kazi, bakamazemo igihe, bakagombye gutoramo umuyobozi. Ahubwo Imana yakugize umuyobozi kera mbere yuko ikurema. Ntibikagutere kumva ko ari uko wari uwa mbere mu ishuri, ari uko wakurikirana, ari uko uzi ubwenge. No, ni umugambi Imana yagambiriye kera, ni igitekerezo cy'Imana kuva kera, ni umushinga w'Imana kuva kera. We kugira ngo ni ubwenge bwawe rero bituma ubasuzugura, bituma ubamenyera, bituma udaca bugufi, bituma utabubaha, kuko umugambi w'Imana ni uwa kera ku muntu. Rero nshuti yanjye, ngo uyu Penina wakajya abwira hana amagambo y'agasuzuguro, ngo ariko hashimwe Imana ko itajya yemera ko agasuzuguro gahora ku muntu. Ngo umunsi umwe mukubita umwana bita Samweli, imuha kubyara nawe amagambo ashira ivuga irangije. Ubu nukuvuga ngo Uwiteka ngo hana nawe abonye uwo mwana ukuntu aje ari uw'igiciro, ukuntu ari uw'igikundiro, ukuntu yavuzweho n'Imana, ahita yatura ijambo rikomeye, aravuga ngo wari ingumba byaye karindwi. Bishatse kuvuga ngo yarabwiye Penina, aramubwira ngo nubwo natinze kubyara, ariko Imana impaye inambaye, Imana impaye uzaba ukomeye, Imana impaye uzamenyekana, Imana impaye kirangirirwa. Nukuvuga ngo umve ko binakomeye. Mu bana ba Penina nta uri muri Bibiliya uvugwaho amateka, ariko umwana wa Hana watinze kuvuka n'uyu munsi turi kumwigishaho. Bishatse kuvuga ngo iguterereje iranagutegera. Bishatse kuvuga ngo ntukavugavuge, ujye witonda ku muntu Imana yavuze, ujye witonda ku muntu Imana yagambiriyeho. Niba waragize amahirwe, ushobora kuba warabaye muri office, uyu munsi uri muri office, abo mwiganye bose bari gutera ibiraka, ntabwo ari ubwenge ufite bwinshi, ni amahirwe y'Imana. Ushobora kuba warashakanye n'umugabo cyangwa umukobwa, uyu munsi abo mwashakanye abana babo bakaba bari kujya segonderi, wowe utaranabyara. Ntabwo wowe wabyaye bikwemera kubasuzugura, kuko nta ruhare wabigizemo, niko Imana yabibonye. Rero uyu munsi ushobora kuba mwariganye n'umuntu, ukaba ufite akazi keza, afite akazi kadafatika ndetse cyangwa ararakabuze, nazi wawe we kumusuzugura, umubwira ngo bitasha umusuzugura. No, wowe se wabaye uko ntimwiganaga ku ntebe imwe. Hari n'igihe uzareba ugasanga amanota wagiraga yabaga ari hasi yaye, ariko kuko Imana yabonye ko ariko bikwiriye ikaguha umugisha. We gusuzugura uwo muntu utarabonye ayo mahirwe, we gusuzugura uwo muntu utaratabarwa nawe nk'uko nawe watabawe. Mukunde unabone ko ari umugambi w'Imana, bye gutuma witwara hejuru, bye gutuma wibona umere nk'umugabo Herode babwiye ngo usigaye uvuga nk'Imana, nawe agahita abifiringa, agashaka kugaragaza ko ari danje, ari arenze, ngo Imana igahita imugira urunyo. Wirinde mwene da, ejo utazahinduka urunyo. Wirinde ejo ukuba urunyo uyu munsi, nuko washiduka ugiye hasi wa muntu azamutse. Uko niko kuba urunyo ko muri iki gihe turimo. Uramenye rero mwene data, Imana niba ikugiriye neza, we kubifata nk'ubuhanga, we kubifata nk'aho uri umunyabwenge, we kubifata nk'aho abandi bo badatekereza. Niba wagize umugisha ugahirwa, niba warashatse umugabo ufite amafaranga, we gusuzugura uwo mwagendanye washatse umugabo uri mwaye. Niba warashatse urugo rwawe rukaba rukomeye, urwa mugenzi wawe rwarasenyutse, we kumwishima hejuru. Niko Imana yabishatse, si uko wubaha umugabo cyane, si uko umukunda cyane, nubwo ibyo byose kubikora ari byiza. Nawe mugabo kuba mugenzi wawe urugo rwawe rukiriho, si uko mugenzi wawe ari uko yabaye umunyamushiha mu rugo rwe. No, niko nyine byabaye. Mukunde, mwubahira ibyo, we kumusuzugura, we kumugendana, we kumera nk'uyu mugore Penina wabonye ari kubyara Hana atari kubyara, akajya amusuzugura, akagira ngo ni ubwenge bwe, akagira ngo ni ubuhanga bwe, akagira ngo nuko wenda ari arenze. No, ntabwo arenze. Niko Imana iba yabonye ko ukwiye kugeragezwa. Ahubwo mwene da, wowe uri kuri ubwo rwego rw'ikigeragezo, cunga sana, guma mu Mana. We Shetani we kukuganiriza, arakubwira ati impamvu udakira abandi bari wowe ntushaka kwiba. No, ntukibe. Arakubwira ngo impamvu wowe udakomeye ngo nuko we utazi gucengera ugakora ngo byo gutanga za ruswa. No, bindira Imana.
Yohana yarindiriye Imana, Yohana yarindiriye Imana imuhereza umwana w'umuhungu witwa Samweli. Nawe rindira Imana, izaguha icyo umutima wawe ushaka. Ritegereza Imana, izaguha icyo umutima wawe wifuza. Tegereza Imana, izakugirira neza. Abandi nabo kandi ubona bagusize, humura, ntabwo ari uko bagerageje bakoresheje ubwenge n'imbaraga nyinshi, ahubwo niko Imana yabaye ibishatse. Humura nawe, tegereza Imana. Kandi inshuti yanjye, reka mbabwire, uririnde cyane. Hari umuntu ukubona akakubwira ngo ariko ngo ni wewe ngo wewe kwa runaka ngo ni wowe utunzi, ni wowe ufite umugore nk'uyu, ni wowe ufite imodoka nk'iyi, ni wowe ufite etaje nk'iyi, akakurebera mu isura yo mu bwana bwawe yaho uvuka, nkaho yakurebeye mu gitekerezo cy'Imana, nkaho yakurebeye mu mucyo Imana yakuvuzeho, nkaho yakurebeye mu mugambi w'Imana akakurebera mu bwana. Ni gute ushaka kurebera umuntu mu bwana icyo Imana yavuze yamuremeye ko utari uhari, umugambi Imana yamuvuzeho ko utari uhari, igitekerezo cy'Imana yari imufiteho utari uhari, umushinga Imana yari imufiteho ko utawuhagarika utari unahari? Rebera Imana, rebera umuntu mu mushinga w'Imana, rebera umuntu mu gitekerezo Imana yamutekerejeho mbere yo kumureba. We kumurebera hahandi muri bwa buzima bw'iwabo bwo mu bisekuru by'iwabo byo kwase ngugire ngo nta cyiza kwiriye. No, uko ni ukwibeshya cyane. Icyo Imana yavuze kiri imbere. Uyu mubyeyi nawe yarebaga mukeba we, akamurebera mu bugumba, ntamurebere mu kuba ejo nawe yabyara, akamurebera mu kuba nyine abahungu n'abakobwa be bari gutanga. Uyu Elukana ari kubahereza amaturo yo kujya gutura, nta kintu afite, nta bandi yabiha, ari we wenyine ubwe, akumva ko ari we wahiriwe wenyine. Ariko nawe n'uwo mugenzi wawe, n'uwo mugenzi wabona ugiciriritse, n'uwo mugenzi wabona ukiri hasi, nawe aracyafite amahirwe, aracyari mu gitekerezo cy'Imana. Ejo yagutungura, ejo yagirirwa neza. N'uyu muntu ubona, uyu mukobwa uvuga ukavuga ngo aheze kwishyiga, ntabwo aheze kwishyiga, ejo nawe yashaka. Kandi nawe nubwo n'uyu muntu ubona watinze kubyara, ukumva wamufataho ijambo, ntabwo uzi icyo Imana iri kugambirira, ntuzi umwana Imana igiye kumuremera, ntiwamenya. Twirinde. Kandi ikibabaje ukubisanga no mu bakristo, ukabisanga no mu batambyi, ukabisanga no mu mabishop, abapotere nabo bavuga abakristo. Ugasanga umuntu ku rusengero kubera nta gaciro umubonamo, nta mushinga, nta murimo wamuha ku rusengero, nyamara Imana yamwibuka ngo turashaka gusengera ku budiyakoni. Ubwo ni uburyarya. Imana yamutabara ngo ngwino udufashe umurimo w'Imana. Uwo muntu utahamagaye agikennye, umushatse kumuhamagara arengewe n'Imana kubera. Dukora imirimo igaragaza ko turi abakristo. Unyine ubona umuntu w'umumaro, umuntu amubone mu ishusho y'Imana, unamubone mu gitekerezo cy'Imana, unibuke ko nawe aho uri atari ukuzi guhangana no gushakisha cyane, wibuke ko nawe ejo yahicara. Aho wicaye nawe ejo yahicara, iyo ofisi urimo nawe yayicaramo, ubwo bucamanza urimo nawe ejo yaba burimo, ubwo bupasiteri urimo cyangwa ubwo bishop nawe ejo yaba burimo, uko kubyara nawe ejo yaba yabyara, ako kazi nawe ejo yaba gafite. We gufata umuntu ngo umurebere mu isura yawe y'icyo ushaka kumubona, mubone mu isura y'Imana, mubone mu gitekerezo cy'Imana, murebe mu mugambi w'Imana. Uyu Penina yakoze ikosa akajya arebera Hana mu bitekerezo bye, mu kwa mwifuza, mbese mugasuzugura abona kwiriye, kandi yibagirwa ko icyo Imana yavuze ku buzima bwa Hana kiruta uko amubona nona. Yibagirwa ko umugambi w'Imana ari mugari cyane, yibagirwa ko icyo Imana yavuze ku buzima bwe ari kigari cyane. Rero mwene data, nshuti yawe, we kumenyera, we gucokoza, we gusuzugura, ubaha umuntu Imana yaremeye, kuko uwo muntu ejo azaba afite ibyo nawe ubona ufite. Natanabigira umwana yabyaye azabigira, natanabigira nawe ubwe umukwe wazabizana. Rero umuntu umurebe, muboneho agaciro k'Imana, we kumubonera mu bintu. Koko uri umurokore ku buryo umuntu w'umukristo mugenzi wawe aza kwanga ko yicara muri divu ukamuhita umujya kumusanganira n'agatebe hanze? Koko uri umurokore ku buryo ibiryo byiza watetse Imana yaguhaye umuntu aza kugufurira wamuhembye bya bihumbi bingahe kubera wiriwe mu rugo, ariko umunsi wo kuwa gatandatu cyangwa wa weekend ukajya mu nzu ukarya, mukamusiga hanze ngo muraza kumuhemba?
kandi za repetition zagera ukiruka kujya muri repetition, za amateraniro zagera ukiruka kujya mu materaniro. Wariye umuntu w'umukene ari hanze bongo yire murabeshya, ntabwo karagakiza, nta gakiza karimo, nta gakiza karaho, nta gakiza karaho, ntako inshuti yanjye. Kizwa neza, kizwa umaramaze, kuko Yesu niwe waguhaye ibyo. Imana niyo yaguhaye ibyo, Imana niyo yagutabaye kuri urwo rwego. Nawe rero mufate neza, none ni wowe ejo niwe. Nase basi no kumufite wenda nushaka n'unamubonemo icyo azaba ejo, ahubwo mubonemo ishusho y'Imana. Mwera imbuto nk'umukristo, apana kujya tugenda mu kigati. Uyu munsi dufite abantu bari kujya kwimika, bakimika bene wabo. Uyu munsi dufite abantu bari kujya gutanga akazi, bakagaha bene wabo gusa. Ibyo bintu ntabwo ari iby'abakristo. Ibyo bintu nta n'ubumuntu bubirimo. No muri societe yo hanze ugomba kugira ubumuntu, ugaha umuntu akazi ashoboye, ukamufata uko ashoboye, apana ibintu byandakuza. Niba uri umukristo nuba umukristo, niba uri inyangamugayo nuba inyangamugayo. Imana kuba yaraguteretse aho uri hose mbisubiyemo, si amashuri ahambaye wize, si ubwenge warushaga abagenzi bawe, kuba warashakiye kugira, si uko wari umukobwa wirinda cyane, kuba uwo mwene wanyu cyangwa inshuti yawe yarashatse igatinda kubyara, yuyibona mu ishusho yuko ngo yakuyemo amada utarunahana, yumubona mu ishusho yuko ngo yanywaga imiti yo kuringaniza kandi utaranunahana, utangira umukekera ibintu, ngo yumubona yuko yashatse ngo akuze, ngo niyo mpamvu atari kubyara. No, hari abashaka bafite na 50 bakabyara. Witonde kuvuga umuntu Imana yamenye, witonde kuba nka Penina wari waratagangaje hano. Narimbazaniye ijambo kubifatika TV ribabwira ngo nimuze dukundane, turebere umuntu mu ishusho y'Imana, twe kumurebera ku buzima abaye muri icyo gihe, twe kumureba aho Uwiteka muteretse muri icyo gihe kigoranye cyangwa se nyine kitari icyo kwifuzwa, ngo ubone ko udahari ari ubwenge ari imbaraga, ahubwo murebe ko ni ishuri Imana igushyize imbere. Ubundi Imana izatubaza iki? Izatubaza babakene tutagaburiye, izatubaza babandi twavuze, izatubaza babantu b'imfubyi tutafashije, babakene tutafashije, babapfakazi tutafashije, bamuturanye tutafashije. Ntabwo izakubaza by'amarepetition dukunda, ntizakubaza ibyo guterana twirukira cyane nubwo ari byiza ibyo byose, ntizakubaza, izakubaza umuntu yagushyize imbere, icyo wamumariye. Rero mwene da, twe kuba nka Penina mbisubiyemo, muze tugire urukundo, twe kuvuga umuntu kubera urwego ariho, twe nawe kandi uri hejuru uri hasi, we kugirira ishyari uwazamutse, ahubwo musegera akomeza azamuke, kuko ejo niwe uzaguhera umwana akazi, niwe uzaguhera umuturanye akazi, niwe uzagutwara mu modoka ugize ibibazo. Ariko uyu munsi abantu bo kugira ngo bishimire ineza cyangwa umugisha Imana itanze ku nshuti zabo, ku baturanyi babo, batangira no kupanga kubaroga. Urinjije pe, ndabivuze kuri kamera. Uwo muntu uri kuroga ejo yagutwarira mu kazana wawe, yagutwarira umwana wawe ahuye n'impanuka muri ya modoka, yageze iterambere muri quartier, yazana umuhanda akawutsindagira, yakora ibintu byiza byo kugubafasha mu buzima. Twe kugira ishyari, tugira urukundo. Ndabashimiye ko mwari munkurikiye kubifatika TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Yari Eri waruzanye iki kiganiro kugira ngo kibafashe nanjye kimfashe. Reka dusoze dushima Imana. Turagushima Uwiteka Mana yacu kubwira ijambo waruduhaye byuko dukwiye kwitwara nuko dukwiye kwifata, ureke abazaryumva bose bazumvemo ijambo ryo kugira ngo ribuzuze urukundo no kubana neza no kwirinda abantu kwishyira hejuru no guca bugufi, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena, amena. Shalom, shalom, shalom.